ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Haleluya. Abonye bagize umugisha wo kubona abashyitsi tutabanye nabo mu gitondo. Hari n'abaje nyuma bamaze kwakira abashyitsi. Nitwa Singiramabo Boniface, umuvugabutumwa bwiza, umugabo Senatade, inshuti ya famiye yantumiye kugira ngo muze kubana namwe kuri ya gatanu. Abakristo bahangaha babigizemo uruhare, ndetse na bene data baririmbyi Bishop mufatanye n'itorero baradutumiye batubwira ko hari iki gitaramo, dusaba ko twazaza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ngira rero ngo ari njyewe ari bene data Messenger baturutse Karama, umugisha ukomeye twatewe kugira ngo tuze kuba mu iki gitaramo, kubera ko uyu mujyi, iki gihugu, harimo abahanzi, harimo abakorari, harimo abavugabutumwa, harimo minisiteri. Kuba rero twebwe batoreje ngo tuzaze kubana nabo, tubishimira Imana. Soma Ingoma za kabiri ibice 20 umurongo wa 21 n'uwa 22. Tuze gusoreza mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25. Isome Ingoma za kabiri 20-21 tugere 22. Kadusome. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagihimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe ubarangaje imbere y'ingabo, bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka, ashyiraho abo guca igico, Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Imana itugirire neza. Byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 25. Isome. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Nasubiramo. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Haleluya. Abonye twagize umugisha wo kubona abashyitsi tutabanye nabo mu gitondo. Hari n'abaje nyuma bamaze kwakira abashyitsi. Nitwa Singiramabo Boniface, umuvugabutumwa bwiza, umugabo Sengera muri ADPR, inshuti ya famiye yantumiye kugira ngo ze kubana namwe, famiye ya Nathan. Abakristo bahangaha babigizemo uruhare, ndetse na bene data babaririmbyi Bishop ku bufatanye n'itorero baradutumiye batubwira ko hari iki gitaramo, badusaba ko twazaza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ngira rero ngo ari njyewe ari bene data Messenger baturutse i Karama, umugisha ukomeye twatewe kugira ngo tuze kuba muri iki gitaramo, kubera ko uyu mujyi, iki gihugu, harimo abahanzi, harimo abakorari, harimo abavugabutumwa, harimo minisiteri. Kuba rero twebwe batoreje ngo tuzaze kubana nabo, tubishimiye Imana. Amen. Turi ku ijambo ryitwa kuramya cyangwa guhimbaza binesha urugamba. Niyo teme y'iki gitaramo, kuramya cyangwa guhimbaza binesha urugamba. Ndaza gukora nitonze kugira ngo mwumve cyane icyo nshaka kuza kuvuga. Nshaka kuza kuvuga ibintu bigera kuri 4. Ndavuga ibintu biranga umuririmbyi mwiza ushobora kuramya cyangwa akaririmba urugamba rukaneshwa. Ayo bavuga ngo kuramya, guhimbaza binesha urugamba bikorwa nande? Umuntu ubikora ni muntu ki? Ndaza rero kuvuga hejuru y'ibintu biranga uwo muririmbyi cyangwa uwo muramyi ushobora kuririmba urugamba rukaneshwa. Kabiri, ndaza kuvuga ibintu bituma utaramya ngo urugamba rubashe kuneshwa. Ushobora kuramya ntiruneshwe kandi waramije icyuya cyakurenze kabisa, ibintu byakomeye. Hari ibintu bishobora gutuma rero urugamba rudatsindwa. Ndaza kuvuga ku majwi 4 agize indirimbo yanesha urugamba. Ntabwo indirimbo zose zinesha urugamba. Ndaza kuvuga amajwi ashobora guhura kugira ngo indirimbo ibe yanesha urugamba. Ndaza gusoreza ku bintu 5 indirimbo zikora, ubundi tuze gusenga Imana. Ndagerageza kubihuza mu mwanya mutoya, ubundi tuze gusenga Imana. Nimuvuge ngo amen.
munyikirize ngo amen. Nshaka gukora inshamake babwire ibintu bituma turamya tukaririmba urugamba rukaba rwaneshwa. Rero ikintu cya mbere ni ukugira umutima ukeye utarimo ibyaha, bigatuma uvoma ku Mana, ibyo uvomye ku Mana akaba ari byo uririmba. Ndasubiramo. Ikintu gishobora gutuma indirimbo yawe inesha urugamba, icya mbere umuririmbyi muzima agomba kuba yujuje yakora kugira ngo indirimbo ye, sinzi niba mwarimu biraza kumukundira niba ajya amenya gusoma Bibiliya vuba vuba, afatire mikrofone na Bibiliya byicarane hariya, biraza kudufasha. Rege tuvuga abantu ibintu abantu bakagira ngo nibyo dukuye hariya, tuba twasomye twabiteguye, ariko kubera umwanya muto nitubona umwanya wo kugenda tugira detail ya buri byose ari byo dutaruka, ariko ndaza gusoma imirongo mike kugira ngo bize kumvikana, kugira ngo umuririmbyi abasha kuririmba indirimbo yumvikane. Nawe ubwawe niba ushaka urugamba urunesha, ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Icya mbere ni ukuba ufite umutima ukeye utarimo ibyaha, bigatuma uvoma ku Mana, ibyo uvomye ku Mana akaba ari byo uririmba. Uradusomera Zaburi ya 51 umurongo wa 19. Zaburi ya 51 umurongo wa 19. Zaburi ya 51 umurongo wa 19. Somere Zaburi ya 51 umurongo wa 19. Navuze ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe. Imana ushenjaguwe n'Imana ntuzawusuzugura. Ushaka kurekera aho ngaho. Uyu mutima wawe ushaka kuramya Imana nta byaha birimo. Ese ibyo uririmba ubivoma he? Bisaba kuba ufite umutima uboneye utarimo ibyaha. Noneho uwo mutima wawe uboneye niwe ujya ku Mana, ibyo uvomye ku Mana akaba ari byo uzaruka ukaririmba, bigatuma rwa rugamba rugomba kuneshwa kubera ubiririmbye ibyo azajya bikuye ku Mana. Ndagira ngo mbatangarize ko impamvu ubona urugamba rutagitsindwa, abantu bafite indirimbo zitavuye ku Mana, rimwe na rimwe zikaba zirimo amarangamutima kubera ibibazo ufitanye n'umuntu, ugahimba indirimbo izamukomera akavuga uti nzamukubitira mu ndirimbo ku buryo azumva kabisa. None twe twabona abantu baririmba, twabona baserebura, twabona hari ibidakemuka tukibaza impamvu. Ni ukubera iki? Ni indirimbo z'amatiku, ni indirimbo zitavuye ku Mana. Ariko iyo umutima ukeye ukagera ku Mana, ibyo uvomye ku Mana ukabizanira iteraniro, urugamba urarubanga kandi ukarutsinda. Ureke mbabwire, mwabaririmbyi mwe muri aha ngaha muri iteraniro murasabwa imbaraga nyinshi cyane. Aba bantu muririmbira bafite urugamba kugira ngo runeshwe, ruraneshwa nuko mwaririmbye. None indirimbo muririmba zifite amavuta ku buryo araza kunesha urugamba. Isi ifite abaririmbyi hano hanze. Ureke mbabwire, hano hanze hari abantu bari kuririmba kandi bagashyiramo imbaraga kugera ku rwego indirimbo baririmbye bayitwumvisha kandi tukayumva. Kubera ikoranabuhanga, telefoni zaje, amastatasi y'abantu bari gukunda gupostingaho ibintu. Mu bihe byashize hari akaririmbo kamfasha kandi atarakimana, kugira ngo kamve mu mutwe byansabye kujya gusenga. Kangizemo imbaraga kuko stati yose nakubitagaho nasangaga ariko kari nanyura mu bantu bumva bakaririmba, bumva katangiye karansora mu mutwe karanyica, ndavuga nti bine biki jya gusenga mbona kavuyemo. Stati zanyu muri kuvugaho ubwe butumwa, dusigaye tuzivuga tugasanga twagiranye ibibazo na ba nyirazo, ariko giye bumvise nta nicyo gatwaye kubera ko umuntu wakaririmbye yarakadefanze rwa ntacyo gatwaye. Nakarimbo kavuga ngo dore imbogo karasirikiriye iduri iravuga ku buryo nabaga ari kugenda mu nzira bumva karafashe kandi bumva kafashe pe wakagira Imana mwe. Ibi bintu kubera iki biri kugira imbaraga byatewe n'iki? Ababikora basizemo imbaraga. Birasabwa ko namwe rero muririmbira Imana mugere ku rwego nimushaka mukora indirimbo imwe ariko ifata isi, umuntu uratamuka yumva niri kuririmba. Kubera iki? Yaririmbwa n'umuntu ufite umutima utunganye, ajya ku Mana, avoma ku Mana, ibyo avomye ku Mana bari byo atuzana. Cyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukugira ijwi ryiza ugahuza n'abacuranzi. Kuririmba no gucuranga bigakorwa mu buryo bunejeje Imana n'abantu. Ndasubiramo. Icya kabiri gishobora gutuma uyu muririmbyi aturirimbira ibintu byiza birwana urugamba rugatsinda ni ukugira ijwi ryiza ugahuza n'abacuranzi. Kuririmba no gucuranga bigakorwa mu buryo bunejeje Imana n'abantu. Abantu batazi kuririmba bagira ibijwi byabayobeye ngo mwumve amagambo. Reka tukubwira amagambo yawe ujya kuyavugira hanze ngo mwumve amagambo ngo ntimwumve ijwi. Kubera iki tutaryumva? Ijwi turaryumva
umuziki tuwumve, bigomba kuba ari ibintu bihuye kugira ngo urugamba rurangire, nuko nta kajagari kaba mu bintu mukora. Bose bari gucuranga bagiye ukagiye uri kutuzambiriza, ntabwo urugamba rushobora gutsinda. Mwari mudusomere Zaburi 150, Zaburi 150 umurongo wa mbere. Zaburi 150 ifite imirongo ingahe? Ni Zaburi yanyu. Mushimire Imana ahera hayo. Ifite imirongo ingahe yo Zaburi mwana? 60. Isome yose hera kuwa mbere. Mushimire Imana ahera hayo. Mushimire Imana ahera hayo. Uyishimire mu isanzure. Uyishimire mu isanzure y'imbaraga zayo. Uyishimire iby'imbaraga yakoze. Uyishimire iby'imbaraga yakoze. Uyishime nk'uko bikwiye. Uyishime nk'uko bikwiye. Gukomera kwayo kwishi. Muyishimishe ijwi ry'imanda. Muyishimishe ijwi. Muyishimishe neberu n'inanga. Muyishimishe neberu n'inanga. Muyishimishe ishako n'imbyino. Muyishimishe ishako n'imbyino. Muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi. Muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi. Muyishimishe ibyuma bivuga amajwi mato. Ese mwarekera aho ngaho. Amen. Muyishimishe ibyuma bivuga amajwi mato, ibivuga amajwi manini, imirongi n'ibiki. Hari ibyuma ntabonye manga. Cya kindi bajye bahuhamo kiri he? Mureke mbabwire. Ibi bintu bigomba kuba ari ibintu binogejwe. David yarabivuze. Bigomba kuba ari ibintu byuzuye. Hatwe turazana sije ko mbona kandi gashyashya, ahubwo ugasanga bakazana ikibafure cyahangutse. Ibintu byarashaje, nta murongo bifite, amajwi yabuse kujya ahantu muri korali. Sanga abantu bafite urugamba. Rw'abantu barimo batatu bateje intambara muri korali, ngo ntibabaha mikoro. Mwumvisha amajwi yabo. Nanjye sinayiguha. Iryo jwi ryawe ryo gufata mikoro. By'inyuma byinira inyuma. Imbere hajya abantu muriya mureke mbabwire. Ese ibi bintu ndi kuvuga muri kubyumva? Kuramya no guhimbaza binesha urugamba. Urugamba rujyaho umuntu uzi kurwana, uzi kurasa, uzi gufunga inifomu, uzi kwambara teni, bifa kugira ngo nukuririmba gusa. Nihute nabatindira. Icya gatatu, kwambara neza. Imyambaro ituma uramya Imana neza kandi ubohotse. Icya gatatu murabyumvise? Kwambara neza. Imyambaro myiza itumye uramya Imana kandi ugize ute ubohotse. Sibye ko hano nabonye ari sawa. Hari ahandi abantu baririmba b'abakobwa bambaye udupataro tumeze nk'amasogisi. Iyi myambarire yanyu nta musirikare ujya ku rugamba. Niba muzi ko ibintu mukora urugamba mu Rwanda, mugomba kugira imyambaro ibatandukanya n'abandi kugera ku rwego uhagarara tukureba uri kuririmba. Tukavuga ngo nigeze kujya kwigisha muri sefu muri kaminuza. Umukobwa aza kuburira protokole nagiye kwigisha, yambaye umushanana, yambaye neza, arazangura protokole, aranjyana, aranyicaza, ndigisha tugira ibihe byiza. Nyuma y'imyaka 2 tuza guhura. Ariko je sinamumenya kuko yankoreye protokole kandi nabwirije agafashwa, yari yantwaye mu bwonko bwe yaranze. Duhuye ndamusanga ngo umukozi w'Imana ntimuraba. Kandi ukuntu yambaye, ese uyu nawe nziranye nawe. Ndamubwira ntabwo nakumenya. Harambwira ngo ngiye nitwa runaka, ngo narangije muri kaminuza i Butare, ngo muri uyu mwaka niho narangirijeyo na koraga protokole muri sepu, hari yaje kutwigisha abari ngiye kwakira. Yo anyakiriye. Ese rashize. Nimwe muri kuturirimbira yemwe baririmbye. Ndamubwira none se wabaye iki? Ati nararangije. Ararangije ko. Noneho mwisanzuraho nabonaga ari sosiya muraganira. Tabara se pataro wambaye ni bwoko ki? Ati nizo zigezweho. None bikuntu imeze mbona kuyambura bishobora kuba bimugora. Ngane se ugiye kuyambura ubigenza ute? Ati nyine ntawe uyambura ari umwe, atujya ku buriri, atugahereza mugenzi wawe amako. Mwari dusomera ibyahishuwe. Ibyahishuwe 19 umurongo w'8. Umve imyambaro. Abantu bashaka urugamba rurwama, mugomba kugira imyambaro iratandukanye. Wijya kuririmba wambaye ibyo ubonye, umva umwambaro uko ubohoye. 19:8 byashuriwe Yohana. Havuze ngo iki? Kwihute. 19 umurongo wa 8. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza. Urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza. Niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Nushaka kurekera aho. Uririmbye muzima agira ibintu bimuranga, agomba kuba afite imyambarire imutandukanya n'abandi kugera ku rwego aburirimbira bavuga bati kabisa uriya muntu ari mu kazi n'umukozi w'Imana, urugamba arimo ararwana, intambara arimo ariturwanira, twayirwana kandi tukayitsinda. Maze iminsi irimo ndabwira abantu ku ijambo ryitwa gukorera Imana tugwije imbaraga. Dufite ikibazo cy'abantu bashaka gukorera Imana batari buzura, batari bashyika ku rugero rukwiriye. Ugasanga umuntu gutwara moto byaramunaniye ariko akumva yakorera Imana. Gukorera Imana bikomeye kurenza gutwara moto. Niba gucuruza byarakunaniye, wivuga ngo gukorera Imana nibyo byoroshye.
ese murankurikiye neza? Haleluya. Umuntu wese agomba